Ndagusuje kandi nguhaye ikaze hano kuri YouTube channel ya Story House. Kanizere ko umeze neza cyane. Ngiye nitwa Inkuru, hanyuma uyu munsi noneho mbazana inkuru ishimishije cyane. Ni inkuru y'urukundo hagati y'umusore witwa Patrick, umunyamarawi, hamwe n'umuholandi kazi witwa Fiona. Uraza kumva uburyo Patrick yagiye gusura Fiona iwabo mu Buholandi aziko azamara ibyumweru bitatu gusa, bikaza kurangira amazi y'amezi 7 n'igice yose. Nta gahunda n'imwe afite, nta kazi afite. Ibaze nayo kumara ayo mezi yose kwa nyoko na sobukwe baguha byose nta kintu na kimwe ukora. Byari hatari. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye Story House komeza kukugezaho, kandi unakande ukazogera kugira ngo ujye uwambere kubibona. Ubundi Patrick na Fiona bahuriye muri Malawi ubwo icyo gihe bakoraga muri bene ya mishinga yo gufasha gake nyine mugani wa yandirimbo ngo bitangira buhoro buhoro bikagira kure. Patrick na Fiona bisanze mu rukundo kandi nyamara barahuye mu kazi biraho ngaho gusa nta bintu birenze cyane ko noneho umwe yari umuzungu ari umunyafrika. Ni kwa kundi bumva ko umuntu aje mu mishinga azakora akigendera nawe ugasigara muri Afrika wanyu ukomeza ugakora bisanzwe. Nuko rero aba bombi barakundana. Hanyuma ubwo Patrick yatekerezaga rero kuba yashyira urukundo rwabo ku yindi level cyangwa se ku rundi rwego, nyine agatangira kumenyana nabi wabo akajya si wabo kwa Fiona n'iki yategereje kujya kubasura, agafata indege akajya mu Buholandi kwa Fiona. Patrick rero yatekereje ko azamara ibyumweru bitatu gusa, byaje kurangira amazi yo amezi 7 n'igice yose bituye n'ingamba zafashwe n'ibihugu bitandukanye ku isi muri rusange hirindwa ikwirakwira icyorezo cya COVID-19 birimo ibyibanze byo gufunga imipaka. Murabizi uyu musore wa Patrick imyaka 32 umwirabura ubona muri no foto ubusanzwe atuye muri Malawi nyine. Ni mu gihe umukunziwe Fiona Health we ari umuholandi kazi ari nahatuye. Ubwo rero Patrick yaragiye gusura uyu mukunzi we hari hashize amezi 3 batabona, n'urumva na amezi menshi cyane kubakunze. Icyo gihe rero hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ubwo Patrick Phil uyu munyamarawi yari yiteguye kugeza urukundo rwe n'umukunzi we w'umuholandi ku rundi rwego, hanyuma atekereza nyine kujya gusura uyu mukobwa iwabo ndetse bakamenyana. Patrick byatwaye amezi menshi ngo abone visa. Yaruhutse ubwo yari ari ku kibuga cy'indege ategereje nyine yuko indege yahaguruka Irirongwe umurwa mukuru wa Malawi akajya gusura umukunzi we. Haba kuri Patrick ndetse na Fiona buri umwe yari afite ubwoba bw'uburyo ababyeyi ba Fiona bari buze kumwakira. Fiona avuga ko nyine yifuza ko ababyeyi be bakunda uyu musore akunda, bakamarana igihe bakamenyana n'ibindi byinshi. Gusa ariko nyine ibyo kumarana igihe byo cyabaye kinini kurusha uko babitekerezaga. Ibaze nawe ayo mezi yose ku babyeyi b'umukunzi wawe nta kintu ukora, byari hatari. Bwa mbere basohokana nyine bajya guteretana mu byo mu cyongereza bita date cyangwa se kudatinga, first date yabo. Fiona Patrick ubundi bari barahuye tariki ya 2 Nyakanga 2019 ubwo n'umwaka ushize ubwo bakoreraga HF International n'umuryango udaharana inyungu utera inkunga imishinga y'ubuhinzi mu bihugu bigera kuri 21 harimo na Malawi. Patrick yakoraga nk'umuzabikorwa w'umushinga akagenzura abayobozi mu turere tubiri. Ni mu gihe na Fiona nawe ubwo yarageze Irirongwe kwimenyereza umwuga w'inzobere mu buzima bw'inyamaswa. Ubundi Malawi isanzwe izwi nk'igihugu kigira abantu bagira urukundo, bagira urugwiro. Ibyo rero ni imwe mu bintu Fiona yakundiye kandi uko yabyumvaga koko abari nako abibona. Abantu babo ngo bagiye bamwereka nyine ko biteguye gufasha n'urukundo rwinshi. Ikindi kintu ariko Fiona yabonye nanone muri Malawi ni ubukene, aho yagize ati urwego rw'ubukene rwarambabaje cyane, kunyura hejuru y'umukecuru cyangwa se umwana uryamye mu muhanda. Ati ibyo rwose byankoze ku mutima. Atari ko ari ibintu byinshi byayimeze nko mu Buholandi, ati maduka, imihanda, ikoranabuhanga. Ati ibyo nabyo byarantangaje. Ubwo Fiona nyine ari muri Malawi atangira kwimenyereza, atangira gutembera ahantu hose. Nyuma y'icyumweru atangiye kumenyera, yaratangiye gura n'abantu batandukanye. Patrick yaje kubaza Fiona na bagenzi babaga bari kumwe niba bifuza ko rimwe bazasangira ibya saa sita. Hanyuma mu bantu bose bari baraho ngaho asaba nimero Fiona. Hanyuma atangira no kuganiriza abantu bari aho ngaho ngo ni umusore ukunda kuganira cyane, atera amabrage avuga uburyo ki ashaka kwiga ikidage n'ibindi. Uburyo rero ngo Patrick yitwaye ubwo ajyaga kwaka nimero Fiona nyine n'abo bashuti be ngo bazasangira ibyo kurya nyine nk'abantu baje mu gihugu ari bashyashya kandi nawe ari umuzabikorwa w'uwo mushinga. Uburyo Patrick yitwaye ngo byatumye Fiona amukunda cyane ku munsi wa mbere akimubona. Kuri Patrick we avuga ko kuva yabona Fiona
bwa mbere yumvise nawe ahindutse ndetse ngo yakundaga uburyo Fiona amwenyura nuko avuga nyine ariko abitwara gake kuko atarazi neza uko Fiona we amwiyumvamo cyangwa se uko amufata. Ubwo rero Patrick na Fiona gahunda yabo igeze barasangira ibyo kurya n'abagenzi be, hanyuma ariko nyuma Patrick na Fiona bajya gutembera. Baratembera, Patrick aramutembereza mu gitandukanye ya Malawi, ariko nabwo nyine agenda atereta nawe urabyumva, azana kumubwira ko afite n'umwana w'imyaka 3 yabyaranye n'umu ex we, wari uwo mwana akabana nyine na ex wa Patrick. Patrick na Fiona bakomeza nyine kuganira n'ibyagira ikibazo kinini kuri Fiona. Fiona avuga ko nyine yakundaga Patrick cyane, ahanini bitewe n'uburyo nyine asetsa, cyakora ngo bagitangira kumenyana nta byinshi aramumenyaho ngo amenye niba muri icyo gihe nta mukunzi afite se. Gwere nyigisiraga nyine uyu mukobwa akavuga ibintu biri ku murongo, ibintu yatekerejeho cyane kugira ngo ataza gukotora. Gusa ariko amaze kumenya ko Patrick ari single nta mukunzi afite uretse uwo ex nyine ufite umwana, ariko byaragiye ibintu ngo byafashe indi ntera, maze nyine nk'umuntu wari wakunze none atangira no kubishyiramo imbaraga. Ubundi ari gihe umusore aba ari utereta ashyiramo imbaraga nyinshi, aho ngaho ntabwo bavuga ko bamuri guteretana, umuhungu aba arimo aragutereta. Ariko noneho kino gihe Fiona yabonye ko nawe nta mpamvu yo kureka kumuvunisha, arangije nawe arahindukira abishyiramo imbaraga cyane nyuma yo kumenya yuko ariko Patrick nta mukunzi afite. Urukundo rwa Fiona na Patrick rero rwakomeje gufata indi ntera, maze mu kwezi kwa 11 habura ukwezi kumwe ngo uyu mukobwa asoze stage yari arimo. Abo bombi ngo baje kugira uko baganira nyine ku bijyanye no kurushinga, nyine bumvaga urukundo rumeze nabi. Hari hashize amezi 6 gusa bamenyanye. Nyuma y'amezi 6 Fiona abonanye na Patrick yasuye mu Holandi nyine aho abana n'ababyeyi be, atangira gushakisha akazi ntiyanakabona, ariko nanone ku rundi ruhande yifuzaga cyane gusubira muri Malawi vuba bishoboka kongera kubonana n'umukunzi we Patrick. Nubwo babaga mu isi itandukanye cyane ndetse buri umwe ari kure y'undi, Fiona na Patrick ngo batangiye kuganira uburyo Patrick yakubaka inzu muri Malawi, ariko maze Fiona akaza gutura muri Afrika nyine bakabana. Uribuka ko nakubwiye ko Patrick yagiye mu Buholandi tariki 15 z'ukwezi kwa 3, agezeyo rero ku kibuga cy'indege i Amsterdam. We na Fiona barahuye nawe urabyumva nyine by'abakunzi batari baherukanye, sindi buze kubitindaho. Hanyuma nyine bajyana iwabo mu mudugudu witwa Middlestam, uyu utuwe n'abarenga gato 200 gusa, aho Fiona abana n'ababyeyi be. Nuko Patrick na Fiona bari baraganiriye kenshi ku bijyanye no kubana, ntabwo Patrick yari yagatera ivi cyangwa se ngo asabe Fiona kumubera umugore mu bundi buryo. Gusa ahubwo kimwe mu bintu byari bijyanye uyu musore mu Buholandi ko ari no kugira ngo ahurire ababyeyi ba Fiona abasabe ko bamuha uburenganzira bwo kurongora umukobwa wabo, noneho akabona gupropose Fiona. Abo ngabo bakomeje kubona kuri ino foto ni ababyeyi ba Fiona, hanyuma babona Fiona nyine na Patrick begeranye. Ababyeyi ba Fiona bose ni Abaholandi, umugabo yitwa Adolta Tinhev ndetse n'umugore akitwa Rita Tinhev. Patrick atarasaba ababyeyi b'umukobwa ariko ko bamuha ubwo ruhushya, ngo yatekerezaga ko bashobora kurumwima bitewe no kuba atari umuntu usanzwe, nyine ari umunyamahanga uvuye hanze y'igihugu, Prince muri Afrika w'umwirabura. Nyine yaritinyaga cyane, gusa ariko siko byaje kugenda kuko ababyeyi ba Fiona bamubereye abana beza, baramwumva. Patrick avuga ko ababyeyi ba Fiona bakozwe ku mutima n'ikimenyetso cye cyuko yababajije imbere. Baratangara rero babona ntacyo bamwima, avuga yuko rero iyo aba bana bakwiye kwikundanira. Tariki 23 Werurwe uyu mwaka nibwo Patrick noneho yapropoje Fiona byanyabyo, apfukama kwivi rimwe nk'abandi basora akuramo impeta, maze asaba Fiona ko yazamubera umugore, undi nawe nta kuzuyaza aramwemerera. Iyi couple yakoresheje neza umwanya w'ibyumweru 3 bari bafite, cyangwa se Patrick yari yateganyije kumara mu Buholandi, kubera ko Fiona yari atarabona n'akazi nyine ahari wese. Babaga bari kumwe nyine buri gihe, bagahora n'inshuti za Fiona nabo mu muryango nyine bagatembera bagasura imirima, ku buryo byageze nyine Patrick yumva nyine mu Buholandi hameze neza, hameze nk'iwabo. Gusa ku rundi ruhande nabwo Patrick yavuze ko yabonye ko Ubuholandi butandukanye cyane na Malawi, aho nko muri Malawi nubwo abantu basenga cyane ariko hataba amatorero menshi, ni mu gihe mu Buholandi ho buri mudugudu ufite urusengero cyangwa se ufite itorero. Noneho rero ku buzima bwa Patrick na Fiona n'ababyeyi be mu bihe bya Gumamurugo, ibyo byumweru 3 bari bateganyije bagatembera basura imiryango bazi kubunga agiye gusubira iwabo muri Afrika, siko byagenze. Nyuma y'aho COVID-19 imaze gutangazwa nk'icyorezo cyugarije isi cyangwa se pandemic, habura iminsi 2 gusa Patrick ngo agaruke muri Malawi. Iki gihugu cya Malawi cyahise gitangaza ko gihagaritse ingendo mpuzamahanga, ngo nyine Patrick biba ngombwa ko aba ahagaze akaguma mu Buholandi. Bigitangira
bya Patrick na Fiona bari bishimye bumva ko nyine wenda ejo n'ejo bundi bazafungura bavuga ati hiyongeye ikindi cyumweru cyo kumarana n'umukunzi wanjye se. Gusa uko iminsi yagendaga iza Patrick yatangiye noneho kurambirwa, gora yicaye nta kintu akora, arambirwa nyine noneho kuba ari ku babyeyi b'umukunzi akumva arijenye cyane. Patrick yamaze igihe kinini kandi wenyine ntacyo akora, gusa nyuma aza kubona akazi gato nyine kari aho ngaho ko kuzajya bahamagara abantu bavuga ati warwaye corona ntiwarwaye n'iki, byo kugira ngo nyine abe abayeho busy gakeya. Patrick mbere yuko abona ako kazi avuga ko byari bigoye, yari yarumiye nyine nta kintu na kimwe akora, ndetse no ku rundi ruhande kandi yarakumbuye n'umwana we w'imyaka 3 nakubwiye haruguru ubana na ex we. Nubwo byari bimeze gutya ariko Fiona yakomeje kumuba iruhande, yamuhaga hafi, niba ari kumuganiriza nyine akamuganiriza, niba ari kumubera akamuhobera, niba ari bizuza akayimuha nyine akamwiranja, akamwereka ko bari kumwe kandi bagikundana. Amaze kubona rero gusubira muri Malawi atari ibyavubaha, atangiye no kwiga ku bijyanye n'amatungo ku babyeyi ba Fiona nyine baroroye, akajya atembera nyine atamporiza ngo arebe ko bwakwira bugacyangira ngo nange murabizi ukuntu guma mu rugo no kwira byabaga ari zanduru. None baze guma mu rugo uri ahandi hantu mana yanjye, noneho uri kwa babyeyi b'umukunzi wawe ni hatari. Muri ibyo bihe kandi Patrick yaje no kuvumbura ko burya ngo akunda gushushanya, ariko nyine atajyaga biha umwanya, maze yabona akanya gashushanya, akajya ashushanya nyine ibishushanyo bimwibutsa iwabo muri Malawi. Ibyo byose akabikora mu buryo bwo kugira ngo areke kumva nyine nta kintu ari gukora. Hanyuma rero ku itariki ya 2 Nzeri uyu mwaka nibwo Malawi nyine yongeye gufungura ibibuga by'indege ku mubare muto w'indege mpuzamahanga, ariko none n'ubundi hakiri inzitizi z'uko amatike kuyabona byabaga ari intambara, yabaga ari make n'amafaranga nyine byabaga ari intambara. Rero Patrick akomeje kurindira indi minsi, maze aza kubasha gusubira iwabo muri Malawi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11. Kuri ubu ngubu rero Patrick ari muri Malawi, avuga ko irungu ari ryose. Ni mu gihe na Fiona nawe urukumbuzi ngo ari rwinshi, avuga ko ahora amukumbura buri gihe uko agiye kuryama, buri gihe uko abyutse, buri gihe nyine aramukumbura, kandi nyine birumvikana ku bantu bakundana. Aho mbere bavuga ko atari bo bazabona umunsi w'ubukwe bwabo ugeze bakabana karamata, aho ubukwe bwa bombi buteganyijwe kuba mu kwezi kwa 5 2021. Ababyeyi ba Fiona bavuga ko nubwo imico bitandukanye ye byanabanje kuzamo akantu bigitangira, bakimenya ko Patrick ari umukunzi wa Fiona, bo icyo bashyize imbere ari ibyishimo by'umwana wabo. Bakavuga bati nibyo koko tuzamukumbura, ariko mu gihe azaba yishimye nta mpamvu natwe tutakwishima. Naho kuri Patrick na Fiona ni bamwe mu bantu bafite inkuru nziza zo mu bihe bya Gumamurugo. Ndagushimiye cyane, nitwa ni Kwingabiye, kora subscribe niba utarayikora hano kuri Story House kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tukugezaho hafi ya buri munsi. Ibihe byiza.